ariko baka bati ku nyama murebe umuntu mushyiraho bagakora inama bakavuga ati murebe n'urugero reka wenda tumwite undi muntu runaka tumwita Karabo yego mureba Karabo ariwe mushyira hehe ku nyama ubwo Karabo niba yaje wenda mwisi isanzwe yari afite irindi zina bamwita ariko hari kamera afite bamuziho yo kutihangana ku buryo ku nyama nukoramo inyama ebyiri haragukubita ikiruzi aho bakahamushyira bavuga bati mumushyire ku nyama uriya muntu agira kamere mbi agira kamere yo kutihangana nta santima kabisa nta santima ku nyama aragukubita kandi ni umudiyakoni yego hari ukuntu mu rusengero batera intebe ariko imbere bahateganyirije abantu runaka none wajya kuyoberayo ukabona diyakoni aragushikanuye ukabona baragushikanuje kamere mu rusengero buriya nicyo kintu hariya impamvu abantu bategura imyanya y'imbere no mu ijuru nicyo gihumuriza abakristo buri umuntu muri rusange kabisa umuntu muri rusange ugiye kuvuga ngo nicyo ntazi wabutukaye urumva aho waburengereye ariko umuntu wese ugerageje kwiga umuntu birangira atamumenye buriya abantu baravuga ngo mwari umufilozofe wavuze ngo nurebana n'umuntu iminota 2 murebana amaso ku maso bizagera utangire kumunamo ikindi kintu utari kumubonamo turagenda tugeze iburinga hari abagabo twe twicaranye binjiye mu modoka umwe asanga mugenzi we ni mushyashya ntibari baherukanye yego aramubwira ati uraho neza turaho tamakuru yawe siti ni meza ati se kuroda makuru ye ati yarapfuye imodoka irakomeza iragenda tugeze urugenda bari wa mugabo ngo ruri kumbwira ngo niwe wapfuye cyangwa ni korode urumva icyo kintu kirakwereka iki umuntu bamubwira mamubaza amakuru ye amahoro bakunzi ba Isange TV uyu munsi tugarutse mu mbaraga nyinshi mu mavuta menshi tugarutse tubabwira ngo mugubwe neza aho muri hose hanyuma uyu munsi ni wa munsi twabemereye ko tuzajya tuza tukaganira namwe ku biganiro bitandukanye umuryango tukazana ibiganiro by'ubuzima busanzwe tukazana abatumirwa tukavuga ku bintu bitandukanye byose kugira ngo twunguke hanyuma reka mbanze ngushimire wowe wakoze subscribe ukabubana natwe umunsi ku munsi turababona muri comment byose ni byiza hanyuma nawe utarayikora reka ngusabe kugira ngo ukoreho kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ikiganiro cyacu uko gisohotse murakoze cyane mukomeze kugubwa neza turabakunda kandi nkuko nkunda kubibabwira muri beza uyu munsi rero tugarutse dufite umutumirwa umusore mwiza cyane uri imbere yacu ntago ndamenya ngo ninde ariko reka tumuhereze umwanya kuko ni mukuru atwibwire yibwira abakunzi ba Isange TV urakoze kumikaze ku Isange TV nkuko ari Isange naje nisanga kandi mwakoze kunyakira nabashimiye cyane urakoze naje nisanga ariko namwe mpabasanga yego n'urugendo rutoroshye kugira umuntu abashe kubona umwanya muri iki gihe kuko iki gihe ni igihe kigoye ahantu umuntu abyuka yirukanka mu bintu byinshi abyuka ashakisha amafaranga ashakisha ubuzima ariko kuba mbaboneye umwanya buri umwanya muzungu yaravuze ngo igihe ni amafaranga yego ibingibi bingana nko kuguha miliyoni nk'eshatu z'amadolari kuko n'ubundi nta kintu mfite nari kuguha naguhaye igihe rero nta kindi nari kuguha ariko ndagushimiye cyane twaduherukanye mu bintu tugenda dukubitana hirya no hino umuntu abahiga hano muri Kigali iyo umuntu abyuka yirukanka mu bintu byinshi ubu hari umwana ubona mama azana umukati atazi ngo akora iki akabona acyura umukati gusa hari abantu bataha nijoro kubera kwirirwa bahiga nyine bashakisha amafaranga hari abantu bataha nijoro agataha acungana no kugira ngo agere mu rugo nyiri byondo yaryamye kubera iki nta bwishyu afite kuri ubu rero kwiza kuri umuntu ubu tuvugana aha ngaha turi uhavuye ukagera hano haruguru mu bantu batatu wahura nabo ntiwaburamo babiri bari kwivugisha kubera iki ibibazo byabacanze Moise uretse gato banze wibwira abantu murakoze cyane nitwa Moise akazina k'agatazirano bajya banyita Mosiri iyo ubishatse rero hari ubwo nza ndi Moise
cyangwa nkaza ndi Mosiri ariko mu busanzwe Moise aritonda kurusha Mosiri. Okay. Moise iyo waje uri Moise uba uri iki uba urindi iyo naje ndi Moise banaje ngaho ndubwira ngo Yesu ashimwe ukabona aroroshye cyane. Uriya Moise ushaka kumwenzaho akakubwira ati Imana ikubabarire yego ariko wiyenjeje kuri Mosiri na Rwanda. Yesu ashimwe isayimbazwe. Noneho iyo waje uri Mosiri ushaka kumbwira ati vipi umusaza. uyu munsi urindi uyu munsi ndi Moise kuko hari igihe umuntu avuga ati hari mu rusengero uzajya ubibona hari igihe umuntu akizwa ugasanga arakizwa ariko akisigaranamo akantu ka kera ugasanga nkijijwe ndi Moise ariko hari akantu ka Mosiri nkifitemo. Ibyo uzabibona ugasanga umuntu mu badiyakoni bapanze nk'ibintu runaka bagiye kwiyarurira bagiye kwisevinga se ariko baba bati kunyama murebe umuntu mushyiraho bagakora inama bakavuga ati murebe n'urugero reka wenda tumwite undi muntu runaka tumwita Karabo yego murebe Karabo ariwe mushyira hehe ku nyama ubwo Karabo niba yaje wenda mu isi isanzwe yari afite irindi zina bamwita ariko hari kamera afite bamuziho yo kutihangana ku buryo ku nyama nukoramo inyama ebyiri haragukubita ikiruzi aho bakahamushyira bavuga bati mumushyire ku nyama uriya muntu agira kamere mbi agira kamere yo kutihangana nta santima kabisa nta santima ku nyama aragukubita kandi ni umudiyakoni yego ariko ugasanga bamushyize wakaza avuga ati bangiriye icyizere ariko ntabwo ari icyizere ni ibikisi baba bamuzi nka Karabo wa kera bari kuzana ngo abahagarare ku nyama ariko mu rusengero ni umudiyakoni kwicaza Yesu ashimwe naje gusenga mwicare hariya aho rero n'abantu babiri batandukanye icyo maze kubona cyo umuntu abamo abantu babiri. None se ubwo ngubwo uwo muntu nubwo wenda aho ngaho ku nyama yagukubita rushe si nk'aba bantu mu rusengero hari ukuntu ujya kubona ukabona wenda hari ukuntu mu rusengero batera intebe ariko imbere bahateganyirije abantu runaka none wajya kuyoberayo ukabona diakona aragushikanuye ukabona baragushikanuje unazanya ka kamera mu rusengero buriya nicyo kintu hariya impamvu abantu bategura imyanya y'imbere no mu ijuru nicyo gihumuriza abakristo buriya abantu mu ijuru bahumurirwa nuko ngo twese tuzaba twicaye imbere ngo dutegeye Imana abantu bashaka kwicara imbere ahantu bababona ariko ako ka kamere impamvu kamuzukana niki hari umwaka ngo wavuze ngo kamere ntipfa ngipfa nyirayo yapfuye ariko muri biriya ngo abantu havuga nanone ntago ndi kukubwira ngo handitswe gutya ngo ibice ibi nibi kuko na Yesu nasanze yigisha abantu nta muntu nigeze abwira ngo musome Matayo ibi nibi yagiye ababwira ngo handitswe ngo yego kubanza icyanditswe ntibivuze kuzaho cyanditse urakoze cyane Imana ikumuki aho rero ariko kiba gihari cyanditse yego icyo nari nshatse kukubwira rero Bibiliya aravuga ngo uri mu butware bwa kamere ntashobora kunezeza Imana abahanga bakavuga ngo kamere ipfa nyirayo yagize ute yapfuye abandi bakavuga ngo ifuni ihamba kamere ihora hehe ku rutugu hari umugabo yahoze ingwe yakunze kujya asambana cyane noneho hakajya kwa pasiteri akamuga ati sengera nagize ute nasambanye pasiteri ngaramure bamubwira ati ngo ruzumbwira nasambanye ndabirambiwe bati unibyo bintu hano byona ejo akagaruka bati mbabarira bya bindi byongeye kugira adasubiramo ngo nasambanye ejo bundi akagaruka ati mbabarira cya kintu yakubwiye ejo bundi icyo nakoze uyu munsi rero kamere ikintu mbona cyo ntago umuntu twavuga hari ikintu abantu bibeshyaho kamere icyo mbona cyo hari ubwituza pe urabona umubiri wanjye sinzi duherukana nanutse yego abantu bananutse bagira kamere mbi cyane ahubwo uko mbyibuha
ka kamere menya kananuka ahubwo kunanuka menya kamere iba nini kuko abantu bagira umushiha benshi uzasanga n'abantu bananutse nyakamera iba yarabyibushye rero ikintu twavuga ntabwo twavuga ngo umuntu ari ubwo navanga umuntu ngo mumufate gutyo ngo niko ateye ngo turamwihanganira ngo niko ateye ariko no abateye nabi none se abigenza ate deja niba uwo muntu ateye gutyo ubwo ikibazo kiri hehe ikibazo kiri niba uwo muntu ateye atyo mu rusengero wamwifashisha ashikanuza wamugana bice mu myanya itari yabo cyangwa se no kunyama wamugani akamenya kuhagarara abantu nk'abo bateye gutyo ko bahari bamwizeye nk'umuntu ushoboye icyo kintu ateye nabi cyangwa ateye neza none se uteye neza ni wa wundi barashyira ku nyama bikarangira abantu bose batere ku nyama kuko abambere yabaretse bakitwarira hoya nanone abo bantu babiri turabakeneye dukeneye umuntu ugira igitsure tugakirana wa wundi witonda wa wundi witonda rero nawe akeneye wa muntu w'igitsure kugira bagendane yego turamutse ubundi gituma abantu barwana nuko bose bazamuka kuri revime iyo bazamutse bakagera ku ijana niho ingumi zivuka yego ariko tuvuganye wabona ndazamutse ukamanuka wabona ndamanutse ukazamuka aho ngaho niho bigorera abantu kuko nibyo nakubwiye ngo umuntu abarimwe abantu babiri ubu hirya yaraki ndi kubona uyu nguyu hari undi rakurimwe imbere uwo rakirera umukubise ingumi niwo wabona rakiwa nyawe rakiwa imbere abyutsa ubinyuma akamubwira ati mukubite rero nibyo nkubwira nibyo ndimo nkubwira abo bantu babiri barakeneranye bakinaniye kuzuzanya wa wundi ugira iyo tuvuga ngo ni kamere hari n'ubwo abantu bibeshya bakiyeshya bakavuga ngo cya kintu ngo wakimukuramo ntabwo ushaka kukimukuramo aragikizwanya ahubwo wa muntu icyo agomba kureba ni iki agomba gukontora wa muntu w'imbere kuko no mu rusengero kuri tuba turi kubyina abantu babyina basirimba ushobora gusirimba nabo ukamukandagira ko nagukubise urushyi rwose kandi muri mu rusengero cyangwa ukabona umuntu asa nk'ugiye kuzura umwuka ariko agamije kuwukubita inkokora akuzura umwuka agira gutya ariko agusatira avuga ati ngewe ndamwereka atumva mvugane nawe noneho icyo kintu kandi ibyo sibyo ninjiramo cyane ibyo bintu sibyo ninjiramo cyane ariko ikintu kiriho niki wa muntu wa kamere turamukeneye ariko kaga kamere ntago tugakeneye karabyibushye tugakeneye ari akana kuko ni igitsure igitsure nticyabura mu bantu kuko ahantu habaye amahoro gusa ahantu bakaba amahoro gusa ugasanga ibintu byose ni amahoro urakora iki ngiki ntawe ukubuza n'iyi nzu umuntu yayisenya ukayisenya rwose aho ati mumureka ayisenye nta kibazo ibyo bikunda kuba mu rugo rw'abakire cyane niho umwana akora ikintu hari urugo ushobora kugeramo umwana akagufata ijisho wamurekura ati mureke arikuremo nta kibazo muhavatarira kubera icyo ari umukire nose Moise uyu munsi watubwiye ko turaza muri Moise hari umunsi uzaza uri na Mosiri uyu munsi ndi Moise yego ariko nuncokoza gatoya kamosiri kaba karaho ku ruhande iyo nabaye Moise kamosiri kaba ari akana hanyuma Moise nk'umuntu wabaye ahantu wenda hatandukanye yego wabaye mu Rwanda uba no hanze yarwo uriko wenda wabaye no mu hari n'igihe wabaye wenda mu cyaro uba wenda no mu mujyi ni ibice bitandukanye yego ubona imico abantu uko wabonye abantu muri ibyo bice byombi iyo ubarebye ubona umuntu bakubwiye gusobanura umuntu wavuga ngo umuntu ni iki umuntu muri rusange kabisa umuntu muri rusange ugiye kuvuga ngo nicyo ntazi wabutukanye urumva aho waburengereye ariko umuntu wese ugerageje kwiga umuntu birangira atamumenye buriya abantu baravuga ngo hari umufilozofe wavuze ngo nurebana n'umuntu iminota 2 murebana amaso ku maso bizagera utangire kumunamo ikindi kintu utari kumubonamo abo bantu rero urambwiye ngo umuntu wabaye mu cyaro nabaye mu mujyi nabaye ahantu hatandukanye nasanze umuntu aba ari mugari akaba munini bitewe n'ahantu ari buriya umuntu afite ukuntu yishushanya ukabona umuntu ariyoberanya bitewe n'ahari bitewe n'inyungu ashaka aho hantu ari akagira uko yisanisha n'aho hantu kugira agire icyakura mu cyaro tugeze kuba mu cyaro mu ntara ni abantu benshi bavuga mu ntara n'umuntu uvuye i Kigali agiye nta muntu akubwira ngo ngiye Nyamagabe bavuga ngo ngiye mu ntara kubera icyo ari kwanga kuvuga hehe Inyamagabe cyari kwanga kuvuga hehe za Nyaruguru yego turi mu ntara
nanjye nkoresha iyo mvugo kuko ubu ngubu nta naraharenze nta gahunda yo gusubira inyuma. Turi mu ntara wabonaga umukobwa uvuye i Kigali mu minsi mikuru araje mu rusengero, yaragiye ari umukobwa witonda, yagiye ari umukobwa witonda ubwira Yesu ashimwe tahimbazwe. Ukabona mu minsi mikuru za Noheli zegereje n'ubunani baraje, hari igihe kigera abantu bakajya gusura imiryango mu cyaro, yaza kana mu rusengero asabye gugira ute gushima Imana. Abantu akabati mu mwanya kuko avuye he i Kigali. Muri Kigali nacyo hari agapeti kazamurira umuntu, urumva. Noneho bamuhereza mikoro, yaragiye avuga haleluya, bavuze ngo haleluya, ngo haleluya tsorero ndashima Uwiteka n'umutsima wanjye, urumva. Kandi yagiye avuga iki haleluya, ariko kuko avuye i Kigali, yageze i Kigali yisanisha na Kigali, kakantu ka Kigali kamuzamo, agarutse ariko uzi se ngewe icyo gihe mbabona abameze gutya, nenzi ko i Kigali batazi ikinyarwanda, ariko nasanze ashaka kuba kigira nko kuruyenza akati icyaro ndakinjiramo gutya. Ako n'ikibazo ako kantu ka umutsima wanjye haleluya Uwiteka ako kantu by'ukuri Kigali hari ubwo banabivuga, cyangwa nivuga ati ndakora gake, we aravuga ati ndazana kaye gashya. Nk'ubu nshobora kuza mvuye hanze, mvuye mu mahanga, ukambwira ati waramutse, nkabwira uravuga iki, urumva nyihinduranye, ukabatse uyu muntu ko nari muzi azi ikinyarwanda, azi buriya ahantu wavukiye. Nibyo ndimo nkubwira ngo umuntu ni mugari, ahantu wavukiye kugira ngo ururimi rw'ababyeyi ruzakuvemo byasaba igihe kinini, byasaba igihe kinini cyane, byasaba n'izindi mbaraga kugira ngo rwa rurimi rukuvemo. Ariko ikibazo umuntu apfa guhindura gato y'ahantu agahita agaruka mu bundi buzima. N'ubu n'urugero abantu ubona ukabona aroroheje, muraganira. Hari umuhanga wavuze ngo n'ubu tuba turi kuvugana gutya, njye nawe turi kuvuga, nuko ubu nta mafaranga menshi mfite. Buriya ngo kugira umenye umuntu uzamuha amafaranga, umuha icyubahiro, uzahita ubona umuntu wariwe. Oya, ariko wavuze ngo umuntu yisanisha naho ari bitewe n'inyungu hashaka. Urakoze cyane, nibyo nkubwira rero. Maze kugira amafaranga, ubu sindi hano, maze kugira amafaranga ndi mu nzu z'ibitabashwa, mfite office, kugira ungereho waca ku bantu benshi cyane. Nge nta nubwo wapfa kumvugisha, mba mfite abantu bamvuganira. Bivuga iki? Umuntu amaze kugira amafaranga, hari ibintu ahinduka bitewe n'ahageze. Muba ari abantu badafite amafaranga ariko batanize, ariko yabona amafaranga gatoya, cyongereza kikaza, kumva za so ari kuzivuga, you see, ntazi icyo bivuga, ariko kubera amafaranga afite, utwo tunazi ko tujyanye n'abakire, ariko ntabura akantu kamutamaza. Icyo kintu ntabwo abantu bakizi. Urugero nk'ubu ni urugero, umuntu ashobora kuba yirira ibijumba n'imboga, ibyo si ibiryo abantu babara nk'aho biri hasi, nubwo akenshi ari byo biryo bigira imbaraga nyinshi mu mubiri, ariko Imana yamutera iteka gatoya akabona amafaranga, agahita ajya mu nkoko, muri za mayoneze, mu biryi. Aho rero iyo yinjiye muri ibyo bintu, amaze kwataka ibyo bintu, nibwo umubiri uhita utangira kubyakira, birawunanira. Yajya ku bitaro muganga akamubwira ati jya urya ibijumba byokeje, urya dodo, bya bindi yahoze arya kera, nibyo bari kumusubizaho. Kubera iki? Bya bintu yabiryanye ikirarane. Hari ibintu umuntu agiramo ikirarane, wabibona ugasanga nk'umuntu n'umukire, bagiye kwiyarura mu bukwe, ariko afashe watermelon, asutseho isosi, ashyizeho amaronji, ari kuvanga ibintu, wamukura nk'umuntu w'umusirimu, ariko ntabuze akantu kamutamaza ko ifitemo ikintu cy'ikirarane. Ahubwo dore ikibazo duhura nacyo, aricyo kintu mpora nibaza ku bitaro. Umuntu ajyayo ari umukene adafite amafaranga, bakamwandikira amafi n'inkoko n'inyama n'iki na mayoneze, ibintu bisa nk'ibiremereye. Umukire bakamwandikira ibijumba, bakamwandikira imyumbati. Ugasanga ibyo bari kubuza wa mukire bari kubyandikira umukene. Ibyo umukene afite nibyo bari kwandikira iki? Umukire. Ntabwo kandi umuntu ufite ibijumba n'iki n'izo mboga ntabwo aba ari umukene. Nk'ubu n'urugero, ushobora kuba mu cyaro urya ibijumba 5, wagera muri Kigali kubera ubuzima tubamo bwo guhigahiga n'iki, abantu babacunga bafite imibare myinshi, cunga n'inzu nyir'ibyondo, amafaranga y'umutekano, ibintu byinshi cyane. Ugasanga uri kugenda urya utuntu dukeya, uri kugenda urya utuntu dukeya,
uragenda ufata akantu gake mbese urakora ekonomi yego ucungana n'ukwezi ikintu kibaho ni iki kwa kundi ukora ekonomi niba uri ikirushe cy'umuceri karya ikirushe cy'ibishyimbo agafu kazagenda kegerane kabe gatoya niba aravuye mu cyaro ry'ibijumba bitanu nusubira muri ya minsi mikuru nawe ndi kukubwira babigwe bya bijumba nurya kimwe ubura haza bavuga ati wamenyereye amanyama ntago uzabona za Kigali kandi n'amanyama ariko kubera iki kubera ibyo nakubwiye ahantu ugeze yego ubuzima bugutegeka uko ugomba kuhaba bitewe n'igihari nibyo usanga umuntu ugeze ahantu bari kurya inyama ufite ukuntu uri kwimanaginga n'amafiriti n'ibiki ugeze mu bijumba nawe ufite ukuntu uri kwikontorora ugeze muri ibi yego ubuzima hari uko bugutegeka niba abantu babiri rero wa wundi ukurimo mo imbere ubutagaragara ni wo gutegeka ati kora iki ngiki ategeka uyu w'inyuma kuvuga ati kora iki ngiki noneho Moise ubwo wewe ntago wemera yuko umuntu ashobora kuba umwe mu bihe byose kwa kundi tuvuga ngo ntugahindurwe n'ibi oh la la none se ubu ngubu abakristo ba kera nabo ubu ngubu ni bamwe abantu nujya gusenga uzumva bakubwa ngo kira tugikizwa ngo twe tumeze gutya oya n'abapasiteri nkunda kuba babikubwira ngo kira tugikizwa none se abapasiteri nakubwa ngo kira tugikizwa none se abapasiteri uzingora cyambara za butenye none se bari kuvuga ngo none se bahinduranye n'ibihe arambara agakote ka butimwe kuko niho igihe kigeze ntagaraguma yambare bya bindi ntabwo urabona abantu tukigiyemo ni ibintu byinshi cyane none se iyo bari kutubwira ngo kera ngo twari tumeze gutya ngo nimusubire ku isoko uwo nguwo uri kuvuga ngo dusubire ku isoko we ubu ubona ari ku isoko koko niyihe soko ashaka ko tujyaho iyo bakubwira ngo kera twe tumeze gutya ngo dusubire uko twahamagara ngo mwibuke guhamagarwa kwa nase kera twongeye tujye mu muhanda kera bavuga ko nge ndi umwana abantu na mu muhanda avuze utugoma baririmba bavuga ngo Yesaraje yego abenshi bakaba banazi ko Yesaraza muri uwo mwaka arimo araza no muri uko kwezi ariko ikibakirengagiza ikintu kimwe Yesu yaravuze ngo ndaza vuba zanye ingororano aho niba duteyemo urujijo ndaza vuba iyo avuze ndaza vuba hano hita bumva buracyagize ute yaje ariko hari ikintu birengagiza Bibiliya iravuga ngo imyaka 1000 kuri twebwe ku Mana no munsi bivuga iki hashize imyaka 1000 bingahe 2000 na bivuga ngo turi batese uratinze naguza abona nta n'icyumweru gishize bivuze twari turi kuvuga ku muntu Moise umuntu tumuburiye igisobanuro cyo koravuze ngo umuntu nicyo ntazi nanone reka twe kumwita icyo ntazi none ni igiki tumugize ikintu nibyo abantu bajya banibesha ugasanga umuntu yabyaye bakumuha ngo wabyaye iki iyo utangiye kuvuga ngo wabyaye iki bijyanye mu bikintu none se wavuga ngo iki wabyaye umuki ni umuhungu cyangwa umukobwa nese wabyaye iki umuntu akubwiye ngo wabyaye iki bavuga ngo ni iki umuhungu uba ugomba kubyara umuntu biba bizwi kuri umuntu uzabyara iki umuntu ni topic ndende ariko icyo nkubwira cyo umuntu hari umuhanga wavuze ngo mbwira uwo mugendana nkubwira uwo uriwe umuntu wariwe bitewe na sosiyete abamo iyo sosiyete niyo igira uko umiyobora nibyo ndi kukubwira ngo bitewe n'aho ageze hari uko hamutegeka kwitwara ariko nanone ntabwo twavuga ngo ugeze muri sosiyete y'abakora ibibi ngo iyo sosiyete niyo iraguhindura shaka imbaraga zihindura ariko nanone za mbaraga zihindura ushobora kuzibura saba Imana nibyo nkubwira ngo ntago wowe ufite imbaraga zo guhindura umuntu ngo akizwe ntago wowe wavuga ati runaka naramusengeye ndamuhindura nibyo abantu banibeshya nturangiye wamusengeye unijya wamusengeye ngo twagiye tujye na runaka ngo tumukorera amavuna ntago ari umuntu wabikoze ahubwo ni Imana saba Imana indure wa muntu nubwo mu isi isanzwe abantu hari abantu batazi ko Imana inabaho hari abantu banayihakana hakaba n'akandi gatsiko k'abantu bakora ibyiza atari uko bazi ko ari Imana nibyo twaze tuganira kare ndi kuzara umwene data twazanye nibyo twaze tuvugaho icyo twaze tuvugaho ni iki hari abantu bagira neza kuko
atazi ko kugira neza byanditse muri biraro gukorera Imana. Yego. Ahubwo avuga ati reka nire kurwana na raki kuko nzi nituko niturwana urankubita. Yego. Yego. Ariko ukavuga ati kurwana ni icyaha. Sindarwana nawe kuko kurwana ari iki? Ari icyaha. Undi akavuga ati sindwana kuko turwanya yankubita. Sindwana kuko turwane ashobora kunkubita. Ashaka kunesha. Akaba nundi uvuga ati nkurikije ukuntu inzara iryana. Uriya muntu uri gusaba inzara iri kumurya. Hakaba umuntu umufasha avuga ati nzi ukuntu inzara iryana buriya nawe arababaye. Hakaba undi umufasha avuga ati ni umurimo w'Imana ndi gukora reka mufashe nzabona ingororano. Yego. Hari umufilozofe wavuze ati nzakora neza ndi mwisi kuko ari nge bifitiye akamaro. Yego. Ninsanga Imana iriho izaba impembere kandi nibitanariho nta gihombo nzaba naragize kuko mwisi nta muntu nabaniye nabi. Moise, urakoze kubwo kutuganiriza. Hanyuma nkuko twatangiye watangiye umbwira ngo abantu barahuze kubera ubuzima, kubera amafaranga. Unambwira nyine ko umuntu ahindurwa n'ahantu ageze n'ahantu ari. Bakanavugwa ko bagenda batakaza ubumuntu. Yes, ngo bagenda batakaza n'ubumuntu. Bitewe n'iterambere. Yego. Bitewe naho turi kugana. Yego. Hanyuma muri make ubu ngubu wowe dukurikije ahantu tugeze. Yego. N'iterambere aho riri kutwereka. Yego. Urambwira urashaka kumbaza ati se umuntu ndabona azahinduka icyo ntazi nkuko hazo mbikubwiye. Naho ngaho. Tubwire. Cyangwa ubona umuntu bizageraho bikarangira abantu bose basobanukiye igisobanuro cy'umuntu. Yes. Biragoye cyane. Biragoye gute? Nibyo nkubwira uko iterambere ridutwara. Yego. Uko iterambere rimwe rigenda ritujyana. Yego. Niko abantu iyo isi hari uko idusaba kugenda. Isi irimo irirukanka cyane. Yego. Isi irimo iriruta kandi ifite umuvuduko. Yego. Ni naho igihe kiri kwihuta ahantu kubonera umuntu kugira umuntu akubonera umwanya ari aho ibintu bigoye. Noneho niba bandi baravuga ngo umuntu utajyanye n'umuvuduko isi iri kugendaho iramusiga. Isi irakomeza gukubita inkubara ikomeza igende. Noneho rero ikintu abantu bavuga ngo ubumuntu buragenda bucika mu bantu bitewe n'iterambere. Ahubwo n'umuntu unanirwa kwikontorora ngo ajyane n'iterambere nawe yikontorora ubwe arebe we ubwe ese urugeragezeho. Yego. Urugeragezeho naho isi igeze. Yego. Byashobora kugendana ko muvuduko bigashoboka. Yego. Isi iradusiga cyane. Yego. Nibyo nkubwira rero ngo kuri ubu kugeza kuri uyu munota hari abantu usanga arabyuka nkuko nazo mbikubwira arabyuka abyukira muri ibi ngibi ariko hirya yo gutwarwa n'iryo terambere akibagirwa ko ari umuntu. Yego. Aho ubu umuntu ni iki? Ni handi nzaza nkagusura. Yego. Iterambere rirahari haje za WhatsApp ni iki? Umuntu arahamagara umuntu kuri telefone akamubwira ati maba n'abana tuvugana akumva yamusuye. Yego. Akumva yamusuye akumva nta gikene no kugiwe mu rugo kuko yamaze kumuvugisha kuri telefone. Ariko urebe usanga habura iki? Harabura gukontorora igihe nawe ubwe ngo wikontorore icyo ugendane n'igihe. Yego. Nibyo ndimo nkubwira kubera kubura uko control bikarangira isi ari yitwaye umuntu mu bitekerezo. Yego. Kandi isi kurushije imbaraga mu bitekerezo. Yego. Birangira wagiye mu isi yindi ukibagirwa yasirima abantu. Yego. Ni handi uzasuhuza umuntu umusuhuza umubwire ngo wiriwe ntagusubize. Nagera hari akubwira ngo sorry ngo warunsuje mwe muraho kumba ntekereza ibintu byinshi. Nibyo nakubwiye ngo unavuye hano ukajya hararuguje ntushaka ko umuntu uri kwivugisha. Hari igihe twanagiye mu modoka turi kugenda tugana mu burengerazuba. Turagenda tugeze i Buringa hari abagabo twe twicaranye binjiye mu modoka umwe asanga mugenzi we ni mushyashya ntibari baherukanye. Yego. Aramubwira ati uraho neza turaho tamakuru yawe site ni meza. Ati se kuroda makuru ye ati yarapfuye. Imodoka irakomeza iragenda. Tugeze urugenda bari wa mugabo ngo wari uri kumbwira ngo niwe wapfuye cyangwa ni korode. Urumva icyo kintu kirakwereka iki? Umuntu bamubwira bamubaza amakuru y'uko ameze. Ese yarari mu yihese ibitekerezo byawe biri hehe? Ese hari kumubariza bwo aramubona ko ariho ariko ari kubaza ngo harya niwe wapfuye cyangwa ni korode. Kubera iki? Uko isi igenda uko iterambere ducanga akenshi ikintu usanga kinayoboye cyane gituma ibintu byose bicanga abantu ni amafaranga. Se buriya ni iterambere ryamucanze cyangwa yacanzwe n'ibibazo yifitiye?
yifite ibibazo ariko kubihuza naho isi iri kugenda nibyo biri kumunanira. Isi yamusize mu bitekerezo ageze Igisenyi ariko ku mubiri ageze kuri Nyirangara. Ayiwe. Yes. Guhuza icyo kintu rero ikintu cyonyine gishoboza umuntu ni Imana. Niyo mpamvu akenshi abantu bajya gusenga hari ikintu abantu bitiranya. Abantu bumva ko ibyo babuze mu isi bazabibona mu ijuru. Yego. Abantu benshi bakanavuga ko bigoye kugira ngo umukire asenge. Bati umukire kugira asenge biragoye. Yego. Kuri ubu ngo ari n'abakire rwose afata umuntu akamubwira ati ujye unsengera nzajya nkwishyura. Yego. Akaba rwose amufitiye icyumba ahantu mu nzu mu rugo akavuga ati Raki uzajya uzangiyewe kubera ibintu byinshi kubera ubwato kubera amakontineri ari mu nyanja n'ibiki n'urugendo mfite Dubai nta mwanya mfite. Wajya ukansengera kugira Imana ibane nanjye. Yego. Bivuga iki? Isi irasiga abantu ariko hari ibyo ibibagiza. Irabibagiza Imana, irabibagiza n'umuntu. None si ikibazo Mose. Nk'ubwo uwo muntu ufite amakontineri uri kuvuga ati mfite umunyamasengesho nsengera na wa munyamasengesho umusengera ko bose usanga ibibazo byabo bingana. Ari uwo ufite amakontineri yasizwe n'iterambere imibare yamubanye myinshi. Nta ibibazo yabingana. Biba bitandukanye. Gute? Abantu bagira ibibazo bitewe n'ikiciro cy'ubudehe barimo. Ni ukuvuga ngo wa wundi umusengera mu rugo wenda aramugenera babyita itike. Aramugenera ibihumbi 100 by'itike. Amubwira ati aka ni agatike kawe. Ariko wa wundi ku bihumbi 100 arabizi ko ari ikintu gikomeye amuhaye. Wenda ku kwezi ayamuha buri kwezi. Yego. Ayamuha buri kwezi kugira amufashe gukemura ibibazo by'abana n'iki. Ariko wamukire nibyo nkubwiye yatwawe n'iterambere rimwibagiza Imana. Abantu mu rusengero kera turi abana hari korasi twe dufite ivuga ngo nitugera mu ijuru ngo tuzicana na Yesu ngaduhe fanta oranje mu birahuri. Yego. Kubera icyo gihe kwigondera oranje cyari ikibazo. Yes. Abantu bakumva ko ibyo babuze mu isi bazabibona hehe mu ijuru. Nyamara Petero sinkunda gusoma Bibiliya cyane. Yego. Ariko Petero ngo yabwiye Yesu ko twagukurikiye tugasiga byose. Yego. Uzaduhemba iki? Ikintu yari ari kubaza rero ni icyo mu isi. Yego. Yesu aramubwira ngo mukiri mu isi nzabakubira inshuro 100 ariko hirya y'ibyo nzabaha iki? N'ubugingo buhoraho. Niho baje gufata Yesu rero. Petero abazamuye inkota akasiki mu gutwi. Bivuga iki? Bati umugabo mugiye kumutwara muzi business dufitanye nawe. Urumva uyu mugabo yatubwiye ko azadukubira inshuro 100 tukiri mu isi. Niba Petero yarasize inzimu ugakeneye amazangahe amazi 100 bagiye atarayubaka niya kabiri yasize urucundura rumwe. Urakoze cyane. Agiye noneho kuba umukuru w'abarobyi b'amafi. Nibyo ashaka kugeraho. Yesu bashaka kumutwara akata umuntu ugutwi. Abandi umuntu ni boro dufitanye gahunda zikomeye. Rero abantu nicyo bibeshya ngo gusenga ngo umuntu ujya gusenga kenshi ngo abantu basengeshwa n'ibibazo. Yego. Ariko Imana ngo ngaho kugira ngo iguhombe yaguhombye. None se ngewe ko ari unshaka uvuze kuri uwo muntu usengesha ariko mvuge na wundi usenga. Gusa ngo uwo muntu usenga nawe yifitiye ibibazo byamurenze ewa. Mbese akenshi nyine nibyo kugera mu rusengero kugera mu rusengero aragera agira ngo hakarume bya bibazo afite yumva afite amahoro. Buriya Yesu aje turi mu rusengero kubera yuko ibyo ngibyo wenda sengera nibyo wamukire nawe afite. Urakoze cyane. Kandi nawe ari kuvuga ati nanjye nsengera. Ubwo mu by'ukuri buri wese arageragezwa bitewe n'urwego agezeho. Ahantu rero tugomba kubihuriza hose ni hamwe no kujya mu Mana. Kujya mu Mana. Ahubwo nanone tujye mu Mana dufite n'ubumuntu. Wamukire afashe wamukene. Hari abantu ngo babe bari gusenga umukire ari gusengana n'umuntu nawe uri hasi ngagasenga asaba Imana kimurengera. Wamukire agasenga ariko yasenga kumva isengesho rya wamukene riri kumutangira. Aramubaza ati se bite byawe kuri gusakuza cyane bite? Buriya abakire ntabwo basenga basakuza. Basenga mu ijwi rituje. Bumva neza bari a contact n'Imana.
noneho mukene kubera ibibazo byamurembeje arasenga hejuru kugira ngo Imana imwumve niwe uzabona mu rusengero bavuga ngo toka satani abantu bose bati pu mwizina rye kubera iki bariya ngo urwo rusaku nirwo rumwirukana wamukira iki yakoze yaragiye wa muntu aramubwira ati ni cyo kibazo ufite kumva uri gusakuza cyane aramubwira ati ndi gusaba Imana imibihumbi 100 ubwo mfite akabazo ko kubikemura nkagura ibiryo byo mu rugo nkagura n'utwenda tw'abana bamukira aramubwira atakira ureke kunsakuriza yumva ibihumbi 100 nta kintu kirimo bari umuntu ushobora kuza akakubwira atakira nkugure ka cyari avuga atakira miliyoni wow ako abantu nk'abo barakenewe abantu nk'abo bariho ariko kugira Imana basubiza ibibazo by'abantu wowe uri gusengera iki wowe ufite icyo kibazo agasanga kiroroshye yagishobora akira genda ugirwe neza aho rero urakoze cyane nanjye ndamutse ahubwo mfasha gusengera icyanjye ahubwo ngwino nidusenga turarya tumaze gusenga ngwino nk'umusada dusengeri nanjye nibyo nkubwira nanjye nindamuka mbaye umukire kuzo kuma interview uzajya rwose uciye ku bantu benshi ubwira ati ufite icyo cyifuzo ati nenje ngo dukorane interview wenda kugira ngo iki kiganiro gikora ibi ngibi bitengo ni ibingi uri gushaka uri gushaka miliyoni 20 reka nze ndebe nawe ufite agafata hano sange gukubisa agasheke hari abantu boroheye oya ubwo cyora kuza kugusaba ikiganiro wenda ngavuga ati ndagusaba ikiganiro ngo tuganire ku bintu biriho muri iyi minsi byaba wenda by'abana b'imfubyo kavuga hari abo nkorera urutonde hari abana b'imfubyo tutangira tugira ute urakoze cyane naho ngaho uri gusiganirwa naho ngaho hoya turashaka ubutunzi bw'isi ariko ntibutwibagize n'ubugingo niwe wa muntu w'imbere ari kuri kwasiga ibyemere uri kusiganirwa kujya mu ijuru naho ariko siganirwa n'amafaranga imbere amafaranga ni ayoboye abantu tujye twemera amafaranga ni ayoboye no mu rusengero iyo bashyizeho umwanya wo gutura n'abantu bose basa nkaho bahise bajya mu yindi mudu bari bafashijwe bavuga ati pastor yigishije neza ariko ngo dutange n'amaturo amafaranga rero ahubwo uvuga ngo serivisi itahagarara mu rusengero ni amaturo niyo nivuga ngo ushinze urusengero rudaturisha wabona abayoboke se rudaturisha wabona abayoboke benshi uretse ko ntabwo biratandukanye hari abantu batajya gusenga kubera amaturo ariko n'amaturo atabonetse harimo abantu baza gusenga cyambere n'umutima w'umuntu Mose urakoze kubw'ikiganiro cyiza uduhaye mu kintu tuvanamo nuko nyine abantu nibyo isi iri kugenda iterambere niki ariko abantu ntitwibagirwe bwabo umuntu twibagirwe bwabo umuntu nubwo twasanze umuntu abasha gusa n'ahantu ageze hose ariko hari ikintu kimwe adagomba gutakaza cy'ubumuntu bumurimo naho iterambere ryo riraryoha mu mujyi ari kujya iwabo mu ntara ubona arimo n'itandukanye ubona yarakeye ubona ari akeye bakabona urambara imyenda myiza wenda mu cyaro bakaba bazi ngo wambara neza ugiye gusenga bakabona ubyutse wambaye costume uri guhanagura udukweto twawe bakaba ugiye hehe ati ndabanirwa hano mu rugo bati iyo myenda yo kujyana gusenga ubwo ni ubuzima ubuzima bwiza turabukeneye dukeneye n'amafaranga n'iterambere ariko bitujyanishe gukunda Imana byere kutwibagiza Imana urwego rwose tugezeho dukunda Imana urwego rwose tugezeho dukunde bagenzi bacu tujyanishe ubumuntu n'iterambere kandi twisanishe n'ibiriho Moise reka dusoze hanyuma nta bibazo by'amatsiko nkubaza nzabikubaza mu kiganiro cy'ubutaha ibibazo by'amatsiko amatsiko yagumanye niwumva agiye kukwica akugejeje ku rundi rwego zamamagare ndagushimiye kandi kuba wantumiye ntabwo biba byoroshye muri Kigali kugira ngo umuntu azabone umwanya buri muntu abaguruka kandi nawe kugira uzabone umwanya twicarane biba bigoye ariko kubera bwabo umuntu bukirimo rero muri ngewe nawe bukikurimo dushimira na cameraman akoze cyane sawa reka tubashimire mwebwe mwadukurikiranye muri iki kiganiro hanyuma ibiganiro byacu nakagaruka tuzongere tubane mu kiganiro cy'ubutaha murakoze ciao